bagufashe ryari wigeze kumbwira ko abagabo 6 bigeze kugufata ku ngufu sibyo yego so bagufashe ryari wari ufite imyaka ingahe nafite 15 ariko nishimisha buri munsi nase nge nakubwiye ko mbikora buri munsi ntago nakubwiye ko mbikora buri munsi mbikora nanjye iyo mbikeneye numva umubiri ubishaka ejo bundi nikubitiye umugabo ujya unarwana se burya jewe naramukuruye mukura muri mukabari ndamukurura munaga hanze y'igipangu burya rwose urindwanya kazi akamenyero n'agasuzuguro nashimwe rugira ukidutije ubuzima nizere ko mumeze neza cyane nanjye mbifuriza amahoro n'urukundo ndetse mbashimira ko mudukurikira mudahwema kutwereka urukundo ni mwebwe mudutera imbaraga kandi Imana igiba imigisha myinshi koko itagabanyije of course nditishime Clever the man of the people if you wanna say I'm telling moment yeah I'm telling moment eze gute ala meze fresh no biracamo meze neza si vibe agare kamera mahera hasi oya nambabare rwose kubera iki nago meze neza kandi umaze kumbwira ko umeze neza meze neza ariko naga ari cyane kubera iki bimeze bite icyaka icyaka tugushakira amazi uziko utankunda nese amazi si uziko amazi agize 70 kubizisa amazi niki kinywa amazi ni abantu ni buri nyamaswa yose ibaho mbanze nywa amazi iyo havuyeho inka niki kindi iyo havuyeho abantu niki kindi kinywa amazi ajyaho so ayandi matungo inka yene ingurube iki byose wari wambona ingurube inywa amazi se ingurube irayanywa urabizi neza cyane genda bizi ko ntayo ndabona ariko okay niba utanywa amazi ubwo uri ingurube ngiye nywa byeri yo so ni byiza ariko uzanaziveho nzaziveho nkora iki usanzwe ukora iki ubwo si yo nazinyweye nkora iki iyo nazinyweye nkora iki nyine ubundi se muzima usanzwe ukora iki nywa byeri nyuma yo kunywa byeri nkora akazi kameze gute rero ndi umucuruzi ucuruza iki ucuruza iki ucuruza imyenda hehe i Remera sure kuri kunyomoza se nk'umuntu utabizi ubwo tuvuga ko utabizi meruka atari byo ukora akazi nyine karahindutse umufungo warabonetse cyaze waranabyibushye kamera mawo ngire ngo wamweretse wazanye n'inda ndabizi yego na amafaranga ya n'amafaranga cyangwa se shani intuzi iki samibe ako sha urabaneje mani amibe koko oya urukuno amibe sizana wari wabona umukene wapfuye kurwara amibe na amafaranga naga ari amibe genda bizi neza usanga ari amibe naga ari amibe rwose genda bizi yego meze neza kankuremo n'ikirine tureba ahubwo gusaze ndeba usigaye warabaye neza mani nari naba mwiza se wari wabona se uyu ni umwotso umushirizo ntago urabona ngo ni umuki ni umwotso umushirizo ntago urabona ntago urabona wowe ahubwo njyewe wowe so uko biri kose man ndabona umeze fresh meze neza mu buzima byaranze tubona nakavura mbese ibintu ni fresh kabisa nta kavura kakugeraho koko tangira wose nago ndumu isurahinga ndahinga ndanyagirwa ari ndukunyagije imvura yande ni imvura ituruka mu kirere kwande ayiwe kwa Yesu ntago narinzi yuko nawe imvura buri kugeraho fresh ubwo se nabanuye hatagera imvura nabanuye hatagera imvura nta kintu bikubwiye oyasha
imvura iba ikenewe mu buzima. nigeze kumbwira ngo hari imvura ikubera nziza ariko imvura niba ari iy'amahindu niba ari iy'iki simbizi. Inyagira iriya mvura iriya mvura ntabwo ubundi iriya mvura iratwika. ase ubundi uba wumva umeze uti imvura iri kugwa? Amazi aratandukanye. Hari imvura ikugwira ukumva amazi arashyushye, hari n'indi ikugwira ukumva arakonje, hari n'indi ikugwira ukumva ni akazuyazi. muri zo sekundi rero kari akazuyazi niko kabi. kari akazuyazi niko kabi. uhita ukora iki nyuma ya kari akazuyazi bigenda bite? Akazuyazi se iyo nyuma y'akazuyazi urumva n'ubundi iyo umaze kuyoga fureshi nabyita ngo ukira utekereza ibintu byinshi. iyo mvura ituruka he? imvura ituruka he? ituruka mu muntu. mu muntu. wowe nk'urugero ubu nanjye mfite imvura shuwa mu mubiri wawe ufite imvura. ese ko utari yagwa ngo mbibone? uzabibona byari se nubishaka. Asiko nta muntu utagira imvura we. nanjye nawe urayigira. mu rugero wenda rw'imvura ngira urugero urabona nk'iri gutera kompaje gutya. yego. hari ukuntu biri cyunzwe nyine hari amazi nyine aturuka mu mubiri bitewe n'akazi urimo gukora. nako na siporo. n'akazi nta kibazo baraza kubyumva neza. ako biterwa nese yapfa kwizana gusa. indi yazana umubiri wanjye wawe cyawawe ntabwo ari wanjye. njye siko hari ayanjye hari n'ayawe. ayawe ukora siporo? hari umuntu usiba adakora siporo? babaho benshi. si waba ukora siporo ukamugana utyo? shanda zikura kuzikora abantu banduta ubunini. erega siporo ziratandukanye. nyine ziratandukanye. yego muri zose ahubwo ukora izihe ukunda izihe? zose ariko kereka izo kwirukanka. kubera icyo utiruka? izindi zose ndazikora. kubera icyo utiruka? kubera icyo utiruka? ntabwo nibasha mba numva ushobora kwirukanka nkumva igihe hakirenda nko gutakara kubera ubunini. kubera ubunini maze iminsi utwika. gutwika gusa maze iminsi utwika. ntabwo urabibona wowe. abakiriya bariyongereye ni benshi. ubu urabafite fresh umufunguro uri kuboneka gake gake. abenshi baza nijoro cyangwa ku manywa? baza nijoro. ntabwo ukora 24 ku yandi? ni mpaka subuyu. mpaka subuyu. subwo uraresista bigakunda amasaha urayaresista bigakunda. kubera siki ngira ngo wenda hari igihe uba wananiwe. ngewe nanirwa? ubu se urabona igihe turimo ari cyo kwicara? igihe turimo urabona ari cyo kwicara? ndakora mpaka. n'igicuruzwa kenshi ukunda ukigurisha ngahe? ndakwinja. ipantaro se? nyine nk'igicuruzwa muri rusange mvuze igicuruzwa nyine gituma ukora 24 ku yandi. gituma nkora 24 kuri 24? nyine mbikora nk'akazi ntabwo mbikora kuko bitewe n'ibyo ncuruza n'iki. uwa make guha ngahe? uwa make amangahe? kereka yazanye yose. nyine igiciro cyawe cya nyuma nangahe? wagiye ubyihorera nta makuru ufite wowe. nangahe? yose ashize amushiranye ubwo nyine aragenda nese ubwo wowe. hari ukuntu umuntu for example ukuntu umuntu aba afite amafaranga makeya akavuga ati ngewe mfite ibihumbi 10 nshobora kujya kugura igicuruzwa kwa Ayela cyangwa kwa Alice. ugomba kugura nyine ikingana n'iryo 10 bikarangira. nese hari ikindi buri mafaranga yose afite uramugurisha. nimba ariko nyage 10 ni 10 n'ubundi ugataha. nese ubundi waba ushaka ibya mirenge nta yandi ufite? nese ubwo akaba yungutse iki? yungutse iki? ibyo se birandeba. usangira nawe? usangira nawe? ukangurira nanjye.
ukangurira njye se wanywa nkureba igitanga ka bonus Eh, mu mezi y'umuryari nka nyuma y'amezi abiri nyuma y'amezi abiri ariko uyu muntu waha bonasi se kereka umuhaye nka fagitire nk'ijana desa gutyo umuha bonus ubwo umuntu wazanye ufatamo nk'agacumu kamuremera agacumi ubwo nk'umuntu wazanye desa ewana ni iminsi ngaho amara iminsi ngahe se yareba ibicuruzwa turanywa gusa maze tukanarya nyuma yo kurya tukabyina nyuma yo kubyina tukaruhuka nyuma muruhuka mu gute rero buriya kuruhuka biratandukanye turicara tugatera sitori tugakomeza biya tukanywa nta kibazo kanagira tugira iki kanabyina tukabyina nyine kanaryama nta byo kuryama ese muruhuka gute muruhuka mwicaye amasaha yose mukaresista akazuba ni kenshi tukwimure ntabwo ari byinshi cyane ntabwo uzi kunuka kugize keza bituma mba igikara usengeye ko ndi igikara mbaye wararimenyereye nyine ese ko mpora mu nzu nk'akabebe urumva ngiye meze nkawe uhora mu nzu bye wirirwa wirukanka imihanda umuntu ukora 24 ku yandi mba ndi mu nzu nyine mba ndi gufata buri kimwe cyose ndi kubwira mu kanya mumaze iminsi twika amaze iminsi gutwika byo ni ngombwa nta n'impamvu yo kudatwika ukina filime zishingiye ku buzima bwawe se mu buzima busanzwe uri indaya gatsindwe indaya se wansabye kangahe oya ariko cyangwa wansambanyije kangahe nuko ntabikora wenda nanjye simbikora muzasanzwe wapi mbikora mbishaka ntabishaka se nabikora ntabishaka hari igihe ubikora ubishaka ese si umubiri si nk'itegeko nyine umubiri icyo ushaka urawuhereza igihe cyose kugira ngo ubone abakasitomazi oya sinzi ukuntu abantu babona ibintu sinzi mbese nanjye biba byanshobeye usanga akenshi biriya bintu iyo nkunze kubikina nimba babona bimbereye nimba babona bimeze gute simbizi gusa nyine 80% mba mbona ari byo bari kunganishamo ntago sinzi ariko nawe ubigiramo uruhare urugero ukina kwa Pastor Manase urongeye uza kwa Aisha wimumbwira buriya nagiye kwa Aisha narakijijwe ubu ngubu ntago nyikina biriya bintu bimeze kuriya ntago nyibikina rwose ariko mu buzima busanzwe byaneranyije n'abantu bande abakiriya mu rugo yaguteranyije n'abakiriya mu rugo kwa mama wanyu kwa mama si ubundi uvukaye ayiwe mu Mutara uka mu Mutara kanaye Gatsibo wanyu ni Gatsibo ura mu Mutara ni Gatsibura aya ni ngira ngo ni muri nese wavuze mu Mutara wumva he nese ushaka kumva Nyagatare gusa hanyuma uri guturuka ntuza Kayonza ugana Kiziguro Kiramuruzi ukomeza za Kabarore Gatsibo iragenda ikagera Kabarore ngira ngo Gatsibo buri iri muri Ngoma nako iri muri Ego ni n'uturere tubiri dutandukanye ariko ngira ngo nk'iwanyu muri Kiramuruzi nenze kari muri Ngoma akareka si hano hafi se za Kayonza ni hafi shaka kuza kunsura se kuri kunyibarishwa ubusa twanazajyayo tukareba n'ababyeyi bawe gusa wagiye ujya gukora iki twajyana ubusa ababyeyi bawe barabizi ko usigaye ukina role y'uburaya nta nubwo mama yemerewe no kubireba noneho nta smartphone nanjye ndagenda nkamwereka twa tundi two kwa Aisha twiza ariko no kwa Aisha ukina iriya role wane wapi hariyo nigeze kubona bari kwigisha gukora uburaya kandi ubizobereyemo wapi sha ntago nyibikora
bisigaye binambangamira njye ntabwo nyibikora. ntabwo ukibikora. So ngo wigeze guca mu buzima bubi twigeze kuganira Samari, numva koko ubuzima bwawe waciyemo mbere, ubu ngubu wenda birashaka ko umeze fresh, byaje gucamo karafashwe Karafasha. ariko mbere wigeze kuba mu buzima bubi. Urumva imihanda itarafatwa, ubuzima bwigize kuba hatari nyine birenze. Mbere yuko tujya kuri ya story yacu, ni nk'ubuye buzima waciyemo ewan ukumva ko isi irangiye? Umugabo twabyaranye. Wigeze no gushaka? Ntabwo tunashatse. Mwabyaranye wamfashe ku ngufu. Umugabo wamfashe ku ngufu. Ntabwo ari umwe. Ntabwo ari umwe. None se ko ari wowe wamfashe akantera n'inda, urumva atari wowe umwe gusa? Nta wundi. Wari ufite imyaka ingahe? Mfite 14. 14. Ako tuganira on call, byibuke warambwiye wigeze gufatwa n'umugabo urenze umwe kandi benshi. Iyo story yo ntabwo nshaka ko tuyigaruka aka kanya, turayigarukaho mu kanya, ahubwo wowe nubuye buzima wigeze ucamo nyuma y'ubwo ukumva ko kuri ayela birangiye? Kereka ngiye nko kubyara no kurera umwana. Kurera umwana nta bushobozi, birabangama byatari. Ese uwo mugabo we yagufashe nyuma y'uko babandi bagufata? Ni birebire, ni story ndende. Ntabwo iyo story rero niyo nshaka tugarukeho, kandi warabinyemereye, ni story ndende mani, ntabwo wabyumva. Urumva kuko urumva haba mbese ubuzima bwajemo imbwa nyinshi, sinzi ukuntu babivuga. Gutangiye gutukana? Oya, biba byarambangamiye cyane, ababikoze babimenye cyangwa se babyumve. Ese ntabwo wigeze? So reka twinjire muri story muri rusange, ko turi kugenda duca ku ruhande. So n'umuntu udukurikiye kunzi wacu muri rusange ashobora kwibaza se iyo story bari guca ku ruhande ni iyihe? Ubundi bagufashe ryari? Wigeze kumbwira ko abagabo 6 bigeze kugufata ku ngufu, sibyo? Yego. So bagufashe ryari? Wari ufite imyaka ingahe? Nafite 15 ariko nyuma yaho. Warahuritse cyane. Nagigiye nabo. Birangira babikoze se? Ngo iki? Birangira babikoze. Bakora iki se? Ubwo se ngaho nawe fata. Fata ibikoresho. Urumva? Ntabwo byari gukunda. Nagigiye nabo. Icyo gihe hari icyuma cy'igare. Umwe ngiye kukimukubita baba barasohotse. Bariruka baragenda. Uri guca inkuru ku ruhande, nta miyaga ndi bugushyiriremo. Before yuko uri kuri kamera, njyewe nawe dusanzwe turi inshuti, sibyo? Yego. Twaraganiriye, uri guhisha abantu, nyamara waranyemereye gutanga ubwo buhamya, sibyo? Arabikwemereye. Warabinyemereye. Baraje habanje umwe, mwari muri inshuti ubwo gihe cyagiye wari uri muri bya bihe by'abatini. Dore ko byagenze. Urabona nka kwa kundi umuntu abantu bagambanira umuntu, sibyo? Bakamugambanira, wowe nyirabyo, wowe njye ntabizi. Urumva? Uko story yaje kugenda umwe, urumva umuntu muba muri nko gusangira gutya, wabona nyine ukabona hawe igihe mukiri nko kuganira, muri fite ibintu ukuntu muri guciringa fresh, akaba mbona n'abandi baraje. Ndavuga ni suko koko ndagigira fresh. Uwo wa mbere we
yabashe kugera ku ntego yiwe uwo wa mbere? ntabwo byahise bikunda ako kanya kuko hahise hazamo akavuyo. hahise hazamo akavuyo, buri umwe wese ashaka gahunda. ibisereri nyine turaserera bya atari. ubwo yari nyuma y'uko ubyara? nyuma yaho. Hello, uri kumpisha, dore uburyo uri kumpisha, sibyo? sibyo? ariko ninza wenda kugera kuri life wumva atari ngombwa gusohora, uraza kumbwira. nyine nanjye nibyo ndi kukubwira, ntabwo ari ngombwa. ariko byibura ibyo twaganiriye, reka ari byo tugarukaho muri rusange, sibyo? kandi nzi neza ko bitakubangamira. ntabwo bimbangamira. ndi kubwo nyuma y'uko fashwe n'abagabo 6, wambwiye ko 3 muri bo bageze ku ntego yabo, usibye yuko bitababereye byiza nk'uko babishakaga, kuko nawe wari wihagazeho, sibyo? abo 3 bo bageze ku ntego yabo bigenze gute? Reka tugire reality, tutaza kubeshyanya. ese ninde turi bubeshye? yego, nta muntu turi bubeshye, nta n'uwo turi kubeshya. ibyo ndi kubabwira nyine byabayeho. urumva, habayeho kugotwa, ariko nyine byarabaye. nk'ako 3 nyine biraba, ariko abandi 3 ntabwo byakunze. yego. wagiye kwa muganga? ntabwo nagiyeyo. urabizi neza ko uri muzima? ndabizi. ubizi gute utaragiye kwa muganga? nagiyeyo njye ndi muzima, ariko none se ubwo Imana yareba ibyo bintu yangiza nayo igahita inshyira mu bibazo? ariko noneho ntikiremo n'imiyaga. bijya bibaho ariko. gute se? bijya bibaho ko ushobora kuba bagufata. habaho kugotwa, cyangwa se hakabaho gushukwa. urumva? yego. habaho kugotwa, habaho no gushukwa. ariko ikindi, hari igihe Imana nayo ibona ikavuga ati ahangaho rwose umwana wanjye arananiwe, reka ndebe uko mugenza, mushyiremo imiyaga. ubwo rero ku bw'amahirwe nyine nararokotse, mvayo fresh nta kibazo. gusa wenda nagiye kwa muganga, ariko ntabwo nasanze ndi muzima, nta kibazo, nta bindi bibazo mfite. yego. ndagira ngo mbere yuko tujya ku mugabo wawe twinjire kuri abo bantu. so bo baraje, ari aho kutubwira story neza muri rusange, bo baraje bahita binjira. hari ukuntu nkwe nk'urugero, hari ukuntu uvuga ati ngiye nagiye hano ndakomanga ngira gutya, bo kugira ngo abo 3 ese bagiriyeho rimwe? ese habanje nyine, ndagira ngo ubwire story muri rusange kuntu yari imeze. shamva ntago wakumva story ukuntu imeze, nanjye ubu mba nabuze aho nyihera. urumva? ihangane uduhe story muri rusange, kirano yihera. urumva ukuntu numva ukuntu story zimeze ubundi muri rusange. bose bari mu nzu ari 3, abandi 3 bari hanze. abandi 3 bari hanze. ese icyo gihe wabagaye? nabaga muri Munoza, nabaga mu Mutara. ibyo bintu byose byabereye mu Mutara? nabaga Nyagatare. abo 3 bo barinjiye, ugereranyije ntabwo wagize ubwoba bw'ibyo wenda ubonye kuri bo mbere yuko tujya kugira ubwoba bw'ibyo bagukoreye? nese ubwoba urabugira, aho se wagira ute? warwana n'abagabo 3? yego, kubwo kwihagararaho. ufite imyaka ingahe ushinga? none nari nanutse ndi gato. nigeze kubona amafoto yawe. nari nanutse ndi gatoya byatari. ngira ngo wari gato nibwo wari inuza, wari uzi kwihagararaho. ahubwo nibwo natwikaga neza fresh.
ariko ntabwo bari bazi ko ndi mutoya. Mm. Ntabwo bari bazi ko wari warigize akantuza agasire. ukundi bajya bavuga mu cyaro se sire barabizi bavuga ngo niba ari agaki sinzi niba ari iki simbizi anyway mbabarire cyane. Gusa nyine naje gukura ubu narakuze. warakuze nzi icyo gukora nta wanshuka nta wambwira ngo iki ni iki ariko mana ntabwo byari binyoroheye. iyo uri gushaka kuko tujya behind the story mbere yuko ubu ngubu turi muri story abo batatu buri umwe ugereranyije yaguhohoteye iminota ingahe? Ntabwo mbyibuka. wari ufite ubwenge se? Sinimba nawe mfite bwari bwagiye. Ese ubwo urumva waba uri gutekereza iki? Mbwira nawe. Hari ukuntu ngo iyo umuntu bamufashe ku ngufu bitangira ari pressure cyangwa ari force? Pressure nyine. Ari force. Nese ubwo waba uri kuri pressure na force wangiza ugavuga ngo ni minota ingahe na telefone ntabwo nta nubwo uba wemerewe kwireba. Nyine ngo hari igihe utangira uri kuri force baguforcinga ariko bikarangira winjiye muri action. Ese ubwo wakinjiramo gute? Mbwira nawe abantu batatu. Nisi baba bagira iki? Bari kuguhohotera. Nyine baba bari kuguhohotera wumva se ko nyine baba bari kukugirira neza? Nta cyiza cyabo. Nta cyiza cyabo rwose. Yego. Ahubwo mbafashe. Uretse ko ubu ngubu nyine naje gushaka amafaranga ariko ubu ngubu ndamutse mbabonye cyangwa se mbamenye. Ese ushatse kumbwira ko umwana w'imyaka 15 utazi abantu baguhohoteye? Ndabazi nyine ariko nta narababuze. Barababuze? Se kugahinda baguteye kugira ngo wongere kuresist igihe cyawe umeze fresh umere happy byatwaye igihe kingana iki? Ni igihe kinini. Byantwaye igihe kinini. Ugeze nyuma y'ibyo ngibyo ugera mu gihe wumva ushaka kwiyahura cyane ko inkuru yabaye kimomo? Ntabwo ari cyane ariko yabaye kimomo. Hari nka societe mwagendanaga nk'abashuti banjye? abashuti bawe hari abigeze bagucikaho? Abancitseho babimfashijemo, bamwe baragenda abandi baranyirengagiza. Abakwirengagiza bavugaga ko bakuziza iki? Ko impamvu ari banziza iki? Nyine bya bindi by'abakobwa nyine baba bafunze umutwe akavuga ati yirwarize cyangwa se yirwaneho. Ati ntabwo bitureba. Yego. Hari n'ikintu abahungu bagira ngo nguriya umuntu n'abantuza batandatu ngo batatu kumva bagutinye. Mara abahungu bigeze bagutinyamo? Baninyamo iki se? Nyine nko kuba bagutereta cyangwa bakakureba akavuga ati shawuri yararenze umuntu wipefera abantu batandatu. Ako nta nubwo ari na benshi, abantu batandatu ni benshi ku munsi cyangwa mu minota ingahe? Ugereranyije wabipefera igihe kingana iki? Umunsi wose. Umunsi ugizwe amasaha 28 sibyo? Ubwo bivuze yuko nk'ubwo umwe wazajya umugenera amasaha angahe? Yakora yaruha akagenda njye sibyo babindeba uraza kunyigeka agatuza nanjye ntako nifitiye urumva njye ntabivamo. Nise we ntago uruha? Njye naranabihazirega ntago nkibikora. Sure. Ubu nabaye isugi. Akapana kubihaga wenda. Ari umuntu wenda runaka. Umuzi isugi ugaseka ugahita undeba. Umuntu wafashwe n'abantu batrata se n'isugi?
none se reka nkubaze ubwo nimba ari byararangiye 2010 na kona ifite 14 15 ubwo urambwira ko ubu ngubu noneho ubungubu byagenze gute ubungubu iki narakijijwe harafatanye hoya ubwo ni 15 nyuma yaho waje gukora ibindi nyuma yaho ukora isiko wambwiye hano imbere yaho ntago imbere yaho ni imbere yaho gatoya akurumva ntago nabikomeje nahise numva nzinutswe mpita numva nyine mpuzwe bitera isereri ku buryo ntago wabyumva pe ku mugabo wawe sasa muri rusange we mwabaye inshuti cyangwa ntago twabaye inshuti nawe kuko nawe afite umugore wiwe afite cyangwa mwabyaranye biciye muri process n'ubuhe buryo nta n'ibyishimo nyene nigize nta byishimo twigize tubona tunahuza gutyo nago mwari muziranye ntago twigize rwose tukundana ni bya bintu byo kwanga umuntu we noneho ikintu cyambabaje uziko mbere yajyaga mbona akavuga ngo ariko kino gikobwa ngo akibyaza umwana ngo cyabyara umwana mwiza nkavuga narimo kwiganirira ariko se ko yaje kunkorera amabara umunsi umwe ako we atandukanye nuko mwabigenje ku wa mbere biratandukanye ku ba mbere none ko we twabikoze rimwe nkahita ntwarinda kandi wambwiye ko nawe yagufashe ku ngufu ese urumva nyine byari byishimo umuntu wabikoze agahita atera inda nta nubwo uba wishimye wagize ngo usaba abagabo benshi bakunda gutera amada bakubara abakobwa ugira ngo barishima reka da ese icyo gihe wari uzi ibintu byo kwishima wapi ndetse kuvuga ko utishimye nese ubwo narishimye ese utarishimye yasanga narindi kwisuzuma ko ndi muzima ko mbyara hari igihe njya nicara nkabitekerezaho nkumva nanjye birancoye nkavuga nese ubundi buriya numvaga ikira nta kintu numvise numvishije harimo akantu nyine kameze ukuntu numvise harimo akantu k'agakisi kameze gute numvishije harimo akantu k'uburyo ariko nashakishije ikintu kiryoshye nkako agashyi karyohaga hehe karyohaga hehe mw'indani mu mubiri wumva numva biraryoshye noneho bivuga kugira ngo byumve neza ndabona watinze kubyumva uwo niwe wakuraruye cyangwa ntabwo wari wararuka yarandaruye ubwo ubutaha wajyaga ahandi bitewe n'iki n'irari ugereranyije se ubu umaze kugira gukora ibyo n'abagabo nka bangahe cyane inshuti zawe nka zingahe reka tureke kubyita abagabo mana yanjye ntabo nzi ni benshi sinzi nimba ari benshi cyangwa ari bake nta na kimwe nzi ese ubikora wasinze wapi uri muzima ni nka bangahe nyine ntago nese wakandika suka wabara hari ukuntu ushobora gukompeyaringa ukavuga ngo runaka Clever ngereranyije ni gutyo hagati ya 20 na 30 hagati y'ijana na desa hagati ya 500 na miliyoni umva se ntabwo ari benshi ni ukuri nta nubwo ari na bakeya mu rugero sinarengereye nta nubwo narenze
nkabikora nk'uko bikwiye nkashimisha umubiri. Hari ikindi ibikora byo gushimisha umubiri, ubikora byo gushakamo profit? mbikora kugira ngo nishimishe, ncumishe umubiri wanjye. Ese ugahora wishimisha buri munsi? Nishimisha buri munsi? Nase njye nakubwiye ko mbikora buri munsi? Ntabwo nakubwiye ko mbikora buri munsi. Mbikora nanjye iyo mbikeneye, numva umubiri ubishaka. Uhamagara nde? Ufite umuntu uhoraho? Mfite sheri. Ayla, ufite sheri? Ndamufite we, mwiza kandi. Ayla, ufite sheri? Mva ndamufite. Ayla, ufite sheri? Munini nkanjye none kugira ngo byemere neza. Kandi ubyibushye cyangwa wateruye? Ubyibushye wateruye. Ariko iki? Mwamenyereye ko ngo nkunda abasore babyibushye bateruye cyane. Nibo mba nshaka. Ubu umuntu nka Kereva wapi? Ako ngiye sinzi impamvu. Nsigaye mwebwe ubundi kuki muba mwarazize iki ubundi? Kugira ngo tungane gutya. Tungane gutya. Twe dukora siporo. Wari uzi ko na siporo nazo zibyibushye se? Oya, terwa na siporo. Niba ari nk'izo ukora zakubyibushye. Ntabwo ari izo ngizo nkora. Navuze ku bagabo cyangwa se ku basore. Nk'izo siporo. Nk'izo siporo wokora ukumva koko nyine ziri kukubyibushye. Uvanyemo ziriya wambwiye mu kare. Ubwo se siporo zambyibushye kurya no kunywa? Ntabwo ari siporo. Ni akazi. Ni inshingano. Nese byabuze ubwo inshingano zaba zigikomeje? Ni ukuvuga ngo hari ukuntu udashobora kurya uko ubyifuza ariko ukarya gake, kuko iyo utariye no food uhita upfa. Nimba ari njye nanga, uzi ikintu nanga? Ikintu nabura nkahangayika. Icyo kurya n'icyo kunywa. Ni abantu bose. Ikindi wabura? Neza kwisuzeka njye mvuze iki? Nyine ikindi wabura, abantu bose ibyo babuze byo kurya, ibyo kunywa, nine nibyo ni bose bahita na sheri. Ese abantu batagira sheri ko badahangayika benshi? Uzi buriya agahigo baba bariho? Umuntu udafite sheri nta makuru ufite. Niyo yaba hari ari kumubeshya, nese bivuze yuko ngo agomba kuba sheri wawe ku itegeko. Ntabwo ari ku itegeko, ni ubushake. Ubeshya se we ntago agira, ukumva ashaka akagufosinga, ashaka iki? Amfosinga nkande hari ubwo ngewe, hari ubwo azajya mbaza ngo iki n'iki se? Ntago tuba tubana, icyo ni cyo cya mbere. Icya kabiri, tuba duciringa bisanzwe nabirenze. Nyuma ya ciri niwe wifatira umwanzuro. Ubundi ubwo urateganya gushaka? Yarabeshya. Ashaka kurya isi. Urateganya gushaka? Ndabiteganya. Umugabo araryoha. Waba ufite amakuru? Umugabo araryoha. Gute se kandi? Ako nzashaka ntinze. Umugabo araryoha gute se? Akuze umuntu ko ubyuka ukamutekera agacyayi mu gitondo kare, muhanagura udukweto, iki byose, buri kimwe cyose umwitayeho n'akwitayeho. Mwaba murimo nko kunywa icyayi cyangwa se muri kurya akagutamika, ngaho ndebera. Nirwa mu rugo nirisha njyenyine. Urumva mba naheteye iyindi ntambwe, nta kintu kiryoha rero nk'icyo ngicyo. Ariko iyo mwashwanye utekereza bya bindi byose yakoze na kakabizu yaguhaye, urumva? Ni hahandi wumva ngo umuntu yanize undi, yagiye cyangwa se yazinze yagiye, kuko arabitekereza kumva arasaze mu mutwe. Ubwo njye nzashaka ntinze, ntabwo nzashaka na vuba. Ese wigeze ushakaho? Wapi? Sure. Nyine impamvu
ndi kumva ibyo bintu bifitemo experience. Nese njye simba mbireba, erega iyo wabyaye uba wakuze man, nese ubu ngiye buri kimwe cyose simba nyireba. Inshingano zose z'umugabo mu rugo ni njye ziba ziri ku mutwe wanjye, ni njye mba nzifite mu biganza. Yego, kuko n'ubundi simba mbana nawe, buri kimwe cyose aba ari umwana uri kukimbaza. Ubwo rero kuza umbwira ngo nyenyenye nta kintu twavugana. Nukuzana amafaranga ukaswambwira ngo ukanza no bintu by'ubutesi ngo urabona nta nyungu bifite. Yakareka urabona ngo turi inshuti byahe, turi inshuti nyine nta kibazo. Ariko wizana ibintu byo kuntesha umwanya n'igihe bitarimo amafaranga birambangamira bikanijya no mu mutwe, kuko ngiye nkunda amafaranga. Yego. Kandi ngakunda no kuyakorera mu nzira. Se buriya nzira yakoreramo ni nziza. Guhenda iki? Abakiriya. Hari umuntu udahenda abakiriya? Umuntu udashyiramo n'imiyaga wowe. Hari ikintu wacuruza nta udahenze cyangwa utagize? Hari igihe ufata inyungu nkeya ku kiguzi. Nkeya se ziki? Kandi maybe yuko urangura ahantu heza. Haba habi haba heza. Ibyo ntago bindeba. Mbese wumva ko nge nzabaho? Bundi se muba muyabikiye iki? Man, tuba tugira ngo wenda nko ku bwanjye, sibye yuko ntari bose iyo ubitse amafaranga arakugoboka mu gihe runaka. Sibyo nyine nge simba nkeneye kuyabika, kandi mafite byinshi mba ndi guteganyiriza umwana nanjye. Ahubwo kuki abantu bose nibyo pe, abana nibyo ni nabo dukorera. Ariko abantu bose usanga umuntu wagiye mu ngeso mbi, wenda mu buraya umwana, umuntu wagiye mu bujura umwana, wagiye kwicana umwana, abantu badakora ibyo bintu ntago babaho. Abantu badakora ibyo bintu ntago babaho? Babaho? Yego. Shawaji. Nibyo ariko nibyo. Umuntu abaho naba akabaho. None kutabaho nabi. Hanyuma se nge nzakora ako kazi keza mbona amafaranga make, nzakora kabi nakeza mbona amafaranga menshi. Nyamara ukoza keza ukabona make ukizigamira watera imbere. Aho nyumvira. Aho keza rero nta nyungu zirimo, za nyungu ushaka kumugereka wayo wakagombye kuba ufite. Ngero mba nkeneye gusagura ya nyungu. Ese ntabwo buryo ugira bwa future bwa yawe ku mwana wawe ko nawe yazakora ibyo ukora? Ntabwo agomba no kubikora kuko n'umuhungu. Nawe yabikora? Nkamwica. Ugafunga. Mfunga iki se? Ntabwo none wumva ikintu gisekeje. Azibeshya ahubwo. None se we kababyeyi bawe batakwica? Barabizi se ko mbikora? Barabimenye. Ntabyo bazi. Na smartphone bagira? Barayifite. Bari bubimenye rero twebwe nako kanya barahita. Nese ngibo bankubita? Baguca mu muryango. Banca mu muryango gute? Mama barabizi cyase na papa arabizi ko nta bibi njyamo. Ndabivuga ariko sinjya mbikora. Niko ugenda ukababeshya? Ntago ariko mbabeshya. Nese ubu baranyoye, ubu bambyaye batabizi neza amakuru yanjye yose, cyase wabyara umwana ukayoberwa uko ateye cyangwa uko ameze. Ariko birashoboka ko umuntu yakwihishamo. Akwihishamo gute? Cyane ko agakura agahinduka se? Kandi ikindi buri umuntu niwe ukura akimenya. Ubu se nakena njyewe? Aho gukena? Wakena mana, ese bakennye bo bivuze ko batari bari abantu. Bari abantu. Ariko ugiye turimo nicyo umuntu buri umwe wese
agomba guharanira kwigira kandi ngomba gukorera umufungo nkawubona hasi no hejuru jugujugu yagapfe azi kwicara ufite umufungo wawe Mana nta cyiza nkabyo. Ese iyo ufite umufungo Mana niki kintu cya mbere uruhukiramo? Inzoga na byeri no kurya? Fasha ugomba gusohoka nawe ukajya kurya ifi nk'abandi bakire bose. Akabakire babayeho neza gute se? Rangiye ntabwo njya amenya ibintu by'abakire, ahubwo nkawe sometime muba muri kumwe watubwira ukuntu babayeho. Urabona umukire yarya inkoko, barya amafi, bagira iki, baryama ahantu heza, mbese buri kimwe cyose n'ibyana bashaka arabibona. Hari igihe ujya nawe kuko barakubona, hari ukuntu ujya aho hantu ewana ugahita uvuga atangana nawe yari kuma ayareke bitewe n'ukuntu hagukanze. Ese waba wakoze iki ku buryo aguha amafaranga? Waba wakoze iki ku buryo aguha amafaranga? Mwishimanye, mwabyinanye, mwashimishanyije muri rusange, cyangwa akakwishyura ibyo yakonsomye. Subiza. Ubwo adakonsomye aje agakora ibintu byose. Ejo bundi nikubitiye umugabo. Ujya unarwana se burya? Jewe naramukuruye mukura muri mu kabari, ndamukurura munaga hanze y'igipangu. Burya rwose urindwanye kazi akamenyero n'agasuzuguro. Ubwo yarakoze iki? Araza yavuye kunywera ahandi, araje azigufungiyeho, igihe yakabaye yishyura ibyo yakonsomye, aho bakavuga ngo mugarurire ntacyo yishyuye. Yesu we, nk'uwo wamukorera iki koko? Mbabara umbwire. Wita umukubita uramusohora? Yaraze bya bintu by'abasinzi bashaka kuza akumenyera, ashaka kugukoraho ngo iki, namwifatiye mu mashingo. Ndamukurubana nagenda munaga hanze. Wowe ubwawe kandi mwakana telefone. Yesu we, ko numva nawe ubwawe ahubwo nkutinyemo. Ntabyo kuntinya Mana. Ntabwo nkunda umuntu uza gukinira muri business y'umuntu. Ukina mu buzima bw'umuntu, uraje unywereye ku gacumura akirukankanye, ntukishyuye. Ese kuko wakubise umugabo? Ayla wakubise umugabo? Naramukubise nyine, njye se ndakira. Uramukubita koko? Yandusha imbaraga se? Noneho umujinya w'amafaranga, ngira ngo no kwibati nahakwicazayo. Auzi amafaranga aravuna Mana. Amafaranga byaravuna. Noneho nyangara gati gaturuka hari ikaza kukumenyera mu mafaranga yawe waruhiye. Nkandese ntabwo byakunda. Iyo tugira gutyo uramushose. Inde wowe n'abantu bari aho ngo barambwiye ati waretse utica umuntu. Wakubise umuntu kugeza aho kumwica? Oya, narakuruye gutya kuko ndukurura ikintu utanakirebaho. Ndakurura kubita umutwe ku rugi, kandi urugi wabonye ukuntu nimba rumeze gutya, yakubiseho agahanga gutya, yakubise agahanga. Urakomeza urakurura. Ndagenda nsunikira nyuma ya gate ndakinga. Ese ntabwo wowe wigize ubwikise guko wamwica? Ariko ko yageze amara kumushira, mumve ko bakora n'ibintu babizi. Yarangiza akagaruka kaza kwishyura. Wakubwiye ngo umuvuze se? Yabaye iki? Agahanga kari kabyimbye kagera iryiri. Agahanga kari kabyimbye kagera iryiri. Ariko byaransekeje, nyuma nibwo umutima wagarutse ndavuga nsubira muntu ntiyapfuye koko. Amusabye imbabazi se? Zikize. Yaraje turaseka nyine ndamujijisha nabwanina nari nzi ko nkwishe. Yaragarutse. Uwo munsi cyangwa yagarutse buke? Uwo munsi yagarutse ariko mu masaha akuze. Ngira ngo waramaze gushyira ubwenge ku gihe. Arishyura. Umubwira ko wamuzijije iki? Na we yarabyibukaga se? Ntabwo nabwe se kwishyura atabyibuka. Nyine yaraje kuko telefone nari nayisigaranye, narayimwatse, ntago wayingenda. Wowe ubwawe wifashije? Kuki? Wowe ubwawe? Erega Mani, buriya umuntu agusuzugura bitewe n'intuzi. Umuntu agusuzugura bitewe nuko wamwiyeretse cyangwa nuko wamwitwayeho.
umuntu nimba umusekera cyane akakuzanaho akamenyero ntabwo ari fresh mu mufungo wawe mani ifaranga uribyukira igicuku ukarigendera amanywa nijoro umuginga agaturuka hari akaza kuyabyinamo kuyabyinamo noneho ntabwo ari ukuyabyinira ayabyinamo urumva akavuga ati nk'uyu amafaranga aravuna. ese wigeze wiga ibintu byo kurwana? ntabwo ndi kumva uburyo ukubita umugabo. wenda ibintu byose birananira pe, hari ibinanira ariko ikintu cyo kurwana ni metere. ntabwo waza umbwira ubusa mfite umujinya w'amafaranga ukaza uzimfungiraho ukaza kareka hakurwanira amafaranga gusa. none kariya nkunda kandi ari nayo akora ari bwo buzima bwanjye. ntabwo bivuze ko niba usanzwe ugira amahane. ntabwo nyagira ahubwo ndi n'umwana mwiza buriya. ndi umwana mwiza pe, ariko urumva umuntu aba yaje kubyina mu buzima bwawe mani no mu mafaranga yawe ntabwo aba ari fresh rero. ubwo ngiye nkubwiza ukuri kuko ntabwo tuba twarafatanyije gushaka umufungo. ni amafaranga ntabwo ari nka kera hatabagaho atansiyo. nta tansiyo yabagaho kera, ariko ubu ngubu rwose ntabwo waza kubyina amafaranga y'umukire. ndetse kareka ibintu byarahindutse nabo ngabo n'abampemukiye baho twavuze n'iki byose ntabwo yaza mbwira ubuso twa nk'ubwo. wabikora ubishatse? nabikora mbishatse, yabishaka nkamubwira ati dore hariya haraburamo konyagi karito, ihene yashize, akabenzi kashize fresh, akabona kumvugisha ibyo ashaka. ko mwunguka cyane mwana. akarangura kuzuza stock ubundi nanjye ifungo nkaribyimba, warangiza nawe kagashyira hejuru. cyo hejuru se kwande bose bivuze yuko wenda ni imiyaga ariko yakanya gatoya. Tambwa nigiye muri business ariko buriya ndagiye. ubwo wese kuki utakumva ko ari bo wande? abo wande se nta bagore baba bafite? sabaza bose bafite abagore. abagabo bakunda abagabo bafite abagore nabo baba bibereye mu kabari bikundira abakobwa bo mu kabari kubi cyane. ese uzareka akabari ryari? nzakareka ryari? ubwo ni nko kumbwira ngo uzareka inzoga ryari? cyane byose muri rusange uriyo uretse akabari nticaka umugabo akenshi oya ntabwo bizakunda. gute se? nisiko nanazireka iyo mbishatse ndazireka nkanywa agafanta. ntabwo wakamira. nkanywa agafanta. uba agafanta wakamira? njyewe ntabwo wakamira. uzi ko nsukamo amazi kugira ngo unanuke. imanuke uba wumva ibishye iryohere yambangamiye byatari nsukamo ibizi kugira ngo ihite idumbura za nzoga. nyamara akabyeri kira ku munwa gotomera kamanuka mu nkangiza nkiruhutsa abana amahoro agataha. ese ufite ubushobozi bwo kunywa umunsi wose mwana cyangwa ijoro ryose? iyo nabishatse ntabwo ngomba kwigurira. abagabo se bashinzwe iki? bagomba kugura ibiryo cyo kunywa fresh. akuba wumva ibyo urya ntabwo bumva ko bishobora kuba n'ingaruka ziki? ngo nkabyishyura se? oya kubyishyura kurabyishyura tuvugisha ukuri. babyishyure mbyishyuye nkande se? barabyishyura kukabyishyura mu bundi buryo. gute? najya kubyishyura se batongeyemo ibindi? numva ufite gahunda yo kuzatuma abagore n'abagabo batandukana. oya ntabwo ari ibyo ngibyo, ni gahunda yo gushaka umufugo. ni ikintu bajya bavuga ngo akeba kagiwa mugarura. ubwo nimba uri mpereza nanjye mpereza nongera umufungo. ese ujya ugira umwanya ukajya gusenga ukumva nyine ukicuza ibyaha? ndasenga kandi nkanarira. ndasenga mani njye ndasenga kandi imana ikananyumva. imana byo kumva
ntiyabyanga irumva ahubwo wowe ukumva nyine urasenga ukanarira ingaruka z'ibyaha niba uri rugwizo n'ingaruka z'ibyaha mani uzi ko hari igihe nyansenga nkumva emosiyo zamfashe nkarira nkarwana n'umutima nawe nkavuga ni Imana none ibyaha ndabyemeye ntabwo nzongera ese urwana n'umutima muri wowe ni iki kintu kiba kiza nyine kigufosinga kigatuma urira? kimfosinga hano nkumva nyine n'agahinda k'ibyo nakoze cyangwa se nakorewe n'ibyo ndi gucamo iki gihe. Wumva umeze ute nyine? Hari ukuntu nyine gishobora kuza mba numva ari nk'ikintu kibuye kingana nk'iki gipfunsi kindi mu mubiri wawe kiri kukuniga kindemereye. Umva niyo mpamvu rero nanjye mvuga nti Mana fasha nsinde ubuzima ndimo. Ako waciye mu bintu byinshi cyane. Hari iyindi nkuru tutagarutseho. Oya shamba barano iminota yabaye myinshi, ahubwo reka icyo kiganiro tuzakiganira ubutaha. Tuzakiganira ubutaha, urumva ni byinshi byatari byo kuvuga. Ariko nyine ibyo twavuze birahagije. Sha promising abakunzi bacu rero ko ubutaha nacyo uzakiduha story y'ubuzima bwawe muri rusange. Ubwo ni episode kuri episode. Hari ukuntu wagize gutya, hari ukuntu ngo wafashwe n'ibiki gutya, nyine ni story nini tu. Nisara umva buri muntu wese aba yaciye mu buzima bubi, urumva bugiye butandukanye. Kandi byinshi umuntu yavuga n'igitabo wanacyandika buriya ntago biba bikaze cyane. Wagize amahirwe yo kwiga se? Narize nye. Yego. Ko ntago nasoje. Ntago nasoje man. Ariko narize. Hari impamvu nayo itara. Ibyo nize. Ibyo nize ni ibyo nakoze byose. Mbese ibyo nize bibasha kumbeshaho. Hari impamvu kumbesha kuri ubu buzima. Hari impamvu utasoje nawe wayimbwiyeho muri summary, next day tuzabiganira. So Ella, wakoze cyane. Namwe mwakoze n'ukuri gusa. Gusa iki oye kudukunda natwe dukunda abadukunda. Ari cyugaya? Ntacyo. Ari ikintu nenga? Usi ikintu narenga ni iki? Ntacyo. Nyine icyo mba nenga nuko mutaraza kunsura aho nkorera. Tuzazi iwanyu ikiramuruzi. Ni ikiramuruzi? Nkorere naho Remera di. Kuri Remera. Nabyo tuza kushyiraho nimero zanjye bazampamagare sha. Nabyo tuzabi baze n'ubundi abaza se ko n'ubundi ari umufungo bazaza bafite imifungo nabyo kuza baregeje. Urashima iki se? Ndashima iki? Ndashima yuko muzaza. Tuzaza da. Ako nejo muri mfite ikirori ndagutumiye, ndabizi nawe ukunda kuvumba kubi. Yanjye kandi untumiye. Uravumba. Uri umuntu bamutumiye bwezaza. Nuko mbizi neza ko utajya ubwo ahantu. Iyo umuntu bamutumiye se nyamara uranambeshye urasi nkunda no kwitabira ibirori byinshi kubera umwanya. Nkuri. None se uri gukora iki? Nese ubu turi gukora iki? Turi kuganira. Rero nibyo mba ndimo. Nese ubikora buri munsi wowe? Ntabwo ujya uruhuka se wowe? Usibye ku cyumweru. Kandi ikirori cyawe kiri kuwa gatandatu. Ariko nzaza by the way nzaza. So mbivuga kenshi umunsi urize DJ Brian rwose. DJ Brian. Ariko njya mbona umupostinga ngo n'umuntu wawe. Byanyabyo cyane akagatwiko. Ntago ari agatwiko man. Brian ni umuntu wawe? Ni umuntu wanjye. Twamenyaniye he? Shanyine nuko nyine aratwika nyine ndabizi. Mwamenyaniye rero. Nanjye nzatwika. Oya nawe nanjye ndatwika. Already uratwika. Buri muntu wese aragatwika ku kigero cye n'ibyo ari gukora. Nanjye ndatwika. Ubundi umuntu wese agira igihe cye. Ibyo byo ujye ubimenya, umuntu wese agira igihe cye. Yego. Sibyo? Utari igihe tuzagarukana hano ariko buriya. Brian. Mwigeze muhuraho se?
ego nigize yako ntabwo twahujije amaso twarahuye ariko ntabwo yambo uramwemera ariko ntimwari mwahura turanaganira nyine bisanzwe kuri WhatsApp ntabwo turakora ntuza okay anyway nibidukundira tuzabahuza nibidukundira uziko ariyo ndwara ndwaye ariyo ndwara ndwaye urwaye indwara ya Brian kuri hari igihe umuntu avuga ati byibura mure n'umuntu tuganire kuko nawe ubuzima bwiwe yabayemo ni nka hari nanjye aribwo nge nabayemo niyo mpamvu mwemera tu ubuzima bwa Brian warabikurikiranye yabayemo yego 90%. hari ubuzima yabayemo rero utatubwiye so ngewe hari ubwo twari twakabivuze tuzabiganira ubutaha n'ubundi ni Ayla wakoze cyane kabisa wakoze kandi nanjye ndabakunda kuri kuba witabiriye Imana iguhe umugisha anyway nibuta uzagaruke hope kari na vuba sibyo nshimire wowe twatangiranye tukagirana no ku musozo nshimire wowe udahwema gukora subscribe share ndetse na comment ikindi wowe twatangiranye tukagirana no ku musozo Imana iguhe imigisha myinshi koko nukuri myinshi itagabanyije of course nari tushime Clever nari a man of the people ndumugaragu w'Imana anyway if you wanna say thermometer welcome thermometer nari kumwe na cameraman Blaze kuri kamera tuzabane mu bindi biganiro shalom hasta la vista